Imana ni nziza kandi ibihe byose ni ukuri. Imana ni nziza ndetse ni nayo kamere yayo, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Hari ibintu byinshi Imana igenda idukorera ariko umuntu agakomeza kubona nk'ibisanzwe. Ni abantu bake cyane bazabyuka maze bibuke gushima Imana, kuko baba bazi ko iyo ari nk'inshingano y'Imana kubakangura. Nyamara uramutse utekereje abandi babyuka ugasanga ntibakiriho, ntibagihumeka umwuka w'abazima, nibwo wabona ko ayo ari andi mahirwe Imana iba yakongereye, ndetse ugasobanukirwa neza kugira ngo icyo gikorwa kibe, Imana iba yatanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe. Ubwo rero ndagira ngo igihe uri muzima ujye ushima Imana mu bikorwa byayo igenda igukorera buri munsi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe umugabo wabayeho mu mateka y'isi, umugabo utangaje cyane. Ni umugabo wari umwami, ni umugabo wari ufite byose yakenera, ariko turaza kurebera hamwe uburyo uwo mugabo yiyemeje gusiga byose kubera umuntu umwe gusa. Ndagira ngo mbere yuko dufata umwanya wo kurambura ibyanditswe, tubanze duhombeke amaso yacu dusenge Imana. Uri Data wa twese, Imana idukunda, uhabwe icyubahiro. Akanya nk'aka ngaka abana bawe tugarutse imbere yawe, tuzanye amafuti yacu n'ubugoryi byacu ngo utubabarire twakire nk'abana bawe, nk'uko wasezeranye ko ibyaha byacu naho byaba tukutuku uzabihindura bigasa umweru na shelegi. Nakunyenga amafuti yacu yaturanze mu mibereho yacu yose, uyatubabarire twakire nk'abana bawe, ndetse ngo ubwo igihe kiri kugera ku musozo amazina yacu yandikwe mu gitabo cy'urupfu, yandika mu gitabo cy'ubugingo. Ubwo nanone tugiye gufata umwanya twiga ijambo ryawe, njye ugiye kuvuga umvugiremo. Umuntu wese ugiye gufata umwanya kumva ijambo ryawe umuhe umugisha wawe, ndetse kandi ufungure umutima we kugira ngo yakire ibyo umubwira, kuko tubigusabye tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Umubwiriza umwe yigeze kutubwira igitekerezo cy'umugore, umugore wari mwiza nk'abandi bose. Ndagira ngo iki gitekerezo natwe aka kanya tukigireho. Uyu mugore yari umugore nk'abandi, yewe yarisigaga akaberwa. Uyu mugore ariko yari afite umwana umwe w'umukobwa. Uyu mugore yari atuye ahantu mu cyaro, ngo igihe yari ari munsi y'urugo yagiye gushaka icyo guteka, ari gushaka utuboga, yagiye kubona abona iwe hari kuzamuka umwotsi mwinshi cyane. Umugore yavuye aho yari ari yirukanka cyane, kubera ko uyu mwana w'umukobwa yari afite yari akiri uruhinja. Uyu mwana w'umukobwa kandi yari yamusize mu nzu aryamye. Murabizi ababyeyi bafite abana, hari igihe ubona ugiye ahantu hafi ukamusiga uryamye ukanga kumukangura. Niko uyu mubyeyi nawe yabikoze. Ariko igihe yari arimo gushaka icyo guteka ku mugoroba, arebye abona iwe umwotsi wabaye mwinshi. Uyu mugore, murabizi ababyeyi nibo bantu ba mbere bagira amarangamutima, ababyeyi bakunda abana babo. Uyu mugore yazamutse yiruka, ageze wasanga iwe hahiye. Abantu bari bahagaze aho ngaho bari kurebera gusa, bari gutabaza. Ariko igihe umubyeyi yari ageze aho ngaho ntiyigeze atindiganya, yahise yinjira mu nzu irimo gushya, atitaye ngo inzira iri gushya. Ikintu cyonyine yashakaga kureba ni umwana we. Yarirukanse yinjira mu nzu, ibisenge by'inzu byatangiye kugwa, agera aho umwana aryamye. Kubw'amahirwe asanga aho umwana aryamye umuriro ntiwari wahagera. Yafashe umwana mu maboko ye amushyira mu gituza, asohoka yirukanka. Ariko igihe atari yagera hanze, igisenge cy'inzu kirarudimuka kimugwaho. Mu kumugwaho yaguye
yubamiye umwana kimugwa hejuru mu mugongo. Abari bari aho ibyo byose babibonye bakurura umubyeyi, bakurura n'umwana, babasohora mu nzu irimo gushya. Ariko kubera ko uyu mubyeyi umwana yari yamushyize mu gituza kandi akagwa amuryamiye, uyu mwana nta kintu yaje kuba. Ariko ikibabaje ni uko uyu mubyeyi we kubera nyine umuriro wamuguyeho yaje gushya, arashya, bamujyana kwa muganga, agira amahirwe bamwitaho arakira. Ariko mu gukira kwe isura yari afite mbere yari yarahindanye, yarahiye, ngaho amazuru yarahengamye, ibirabaraba ntiwareba. Ariko uyu mubyeyi ibi byose yakoze, yabikoze kubera kwitangira umwana. Ngo igihe umwana yakuraga yagiye abona mama we atandukanye n'abandi bose. Ngo igihe umwana yari ari kwiga, aho abana nyine yagize amahirwe ajya ku ishuri nk'abandi, ariko uyu mwana ntiyigeraga aterwa ishema na nyina. Igihe uwo mubyeyi yazaga kumusura yumvaga atewe isoni na mama we, igihe yamurebaga yabona atameze nk'abandi babyeyi. Mwibuke neza ko uyu mwana ibyo byose biba yari muto, yari akiri uruhinja, nta kintu yigeze amenya. Igihe cyarageze rero uyu mwana w'umukobwa abona sheri. Ariko igihe yapangaga ubukwe ntiyigeze abwira umusore ko afite mama we, ahubwo yaramubwiye ko nta babyeyi agira, ari imfubyi. Yewe uyu mukobwa mu kwandikisha ubukwe yashatse umuntu ugomba kumubera umubyeyi, kandi mama we yemye ahari. Umukobwa abwira mama we ati, rero mama, ndabona ntazi ibyawe pe, ntabwo ugomba kunyambarira mu bukwe kandi ntuzahinguke mu bukwe bwanjye. Urareba umutwe wawe se, kubera ko urabizi iyo umuntu yahiye nta n'umusatsi aba akigira. Uyu mubyeyi nawe nta musatsi yagiraga, yari afite amarabaraba, yewe nta n'umusatsi. Ariko igihe uyu mwana yafataga ibidokima by'iwabo, ibipapuro, impapuro, amafoto areba, yaje kugwa ku gafoto k'umubyeyi wari mwiza cyane, afite umusatsi mwiza, umubyeyi asa neza. Ngo maze abwira mama we ati, mama, ndashaka uyu muntu ndi kubona no ku ifoto ari buzambere umubyeyi. Mama we iyo foto niyo yari yarifotoje mbere y'uko ibyo byose biba. Igihe yumvaga umwana amubwiye gutyo, mama we yaraturitse ararira, amubwira amagambo akomeye ati, mwana wanjye, kera nanjye ntari naba gutyo, nari nsa gutyo, ubu ni njyewe kera. Ariko ikibazo cyaje kuba igihe inzu yashyaga, naje nirukanka kugira ngo ngutabare, ndagutabara. Aribyo icyo gihe nahiraga mu nzu, ariko wowe ntacyo wabaye kuko nakuramiye. Umwana n'amarira menshi yapfukamye imbere ya mama we, ararira cyane amusaba imbabazi. Ese wowe uri uyu mukobwa, uramutse wumvisha iby'uwo mubyeyi, ni igiki cyatuma utamukunda? Uyu mwana yisubiyeho, ndetse mama we mu bukwe bwe niwe wamubereye umubyeyi, kuko yari umubyeyi we koko. Uramutse nawe wumvisha iby'uyu mubyeyi, nta cyatuma utamukunda. Uru rukundo y'umwana w'umukobwa yakunzwe na mama we ni nk'urwo Kristo yadukunze. Uyu mubyeyi mugiranye na Yesu Kristo. Yesu akiri mu ijuru yari umwami, yicaraga iburyo bw'Imana, ngo abamarayika bose barazaga bagapfukama imbere ye bakamuhimbaza.
Kristo yari afite byose akeneye, yari afite icyubahiro mu ijuru. Ngo ariko igihe umuntu biremeye yaje gucumura, ngo igihe abamarayika bose byari byabacanze badatekereza icyo bakora, Kristo yiyemeje gusiga byose ava mu ijuru aza gucungura uwo muntu. Kristo ibyo byose yarabirenze, ntiyaha agaciro icyubahiro yari afite mu ijuru, ariyemeza aza yambara kamere y'umuntu kugira ngo yegereze umunyabyaha, ngo yongere ahuze umunyabyaha n'Imana. Igihe cyarageze Kristo aza kuvukira mu isi. Muzasoma amateka ya Yesu Kristo, mu guhitamo abavukira nta nubwo yahisemo mu bakire, ntiyahisemo kwa perezida, yewe ntiyahisemo kwa generali, ahubwo yaragiye avukira mu rugo rw'umubaji. Kristo yabayeho ubuzima buciriritse hanyuma y'abandi. Kristo ntiyagiraga aho ataha. Kristo yabayeho ubuzima bubi bufatika. Ikibabaje ni iki rero? Ikibabaje ni uko umuntu yaje gucungura ari we warenzeho, ntiyamwakira. Ibyo byose umuntu abayuda ngo bari barabihanuriwe, ndetse banarabyigishije, ariko Kristo yaraje ntibabimenya, kugeza aho ubwo bashakaga kumwica, Yesu akagenda bacika kuko igihe cyo kiri gupfa kitari cyakageze. Ariko n'ubundi kuko umugambi wa Kristo wari waramuzanye ari ugupfira umuntu, byarangiye igihe cye cyo gupfa kigeze. Kristo aradukunda. Kristo numara kumva ubuzima bwe hano ku isi, uraza gusanga nawe ukwiriye kumukunda. Wa mugabo nakubwiraga wari umutunzi, wa mugabo nakubwiraga wari umwami ufite icyubahiro, wiyemeje gusiga ibyo byose kubera umuntu umwe, ni Kristo Yesu. Ndetse uwo muntu yaje gushaka ni njye nawe. Ariko ikibabaje ni uko Kristo tutari kwemerera ngo yinjire mu bugingo bwacu. Tugiye kurebera hamwe amagambo ari muri Bibiliya. Tugiye kurebera hamwe urupfu rwa Yesu Kristo, ariko ubuzima bwa Yesu muzagenda mubusoma. Njyewe ndashaka ko twibanda guturuka ku gice cya 26, igice Matayo igice cya 26, ku murongo waho wa 36 niho nshaka ko twibanda. Matayo igice cya 26 umurongo wa 36. Nyuma y'uko Yesu yari amaze gusangira ibya Pasika n'abigishwa be ibya nyuma y'uko yari amaze gutanga ifunguro ryera, ndetse amaze guhanurira Petero yuko ari bumwihakane gatatu, igihe Petero yavugaga ati aho uzajya hose tuzajyana, Yesu akamubwira ati inkoko itarabika uraba umaze kunyihakana gatatu. Hakurikiyeho noneho umubabaro Yesu yagiriye mu gashyamba k'i Getsemani. Titire iravuga ngo Yesu asengana umubabaro ari i Getsemani. Ku murongo wa 36 baranditse ngo maze Yesu agirana nabo ahitwa i Getsemani, abwira abigishwa be ati nimube mwicaye aha nigire hariya nsenge. Ajyana Petero na bene Zebedayo bombi, atangira kubabara no guhagarika umutima cyane. Nuko Yesu igihe bari bageze ahitwa i Getsemani ari kumwe n'abigishwa be uko ari 12, yarababwiye ati nimusigare hagatoya, ariko ngajyana Petero na bene Zebedayo bombi. Aba bantu Yesu yarabakundaga cyane, ngo ariko igihe Yesu yajyanaga n'abo bombi, ngo umutima wa Yesu yatangiye kumva urimo umurya, atangira kubabara no guhagarika umutima cyane. Muranyihanganira. Ku murongo wa 38 baranditse ngo maze arababwira ati
umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mubane maso nanjye. Yegera imbere ho hato arunama arasenga ati, data niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko jyewe nshaka ahubwo yuko wowe ushaka. Maze igihe Yesu yumvaga umutima uremereye cyane, yumva umubiri we wacitse intege, yabwiye abigishwa bati, musigare hano gatoya mbanze senge. Ikibazo ni, ese wowe iyo ugeze mu bibazo wibuka gusenga Imana? Wibuka ko hejuru ya byose hari Imana, ngo nawe ufate umwanya usenge, uberane n'Imana yawe usenge? Ariko nanone ntabwo tugomba gusenga gusa igihe dufite ibibazo, no mu byiza tugomba gushima Imana. Maze Yesu yegera hirya arunama arasenga ati, data niba bishoboka iki gikombe kindenge, ngo ariko bye kuba uko jyewe nshaka ahubwo uko wowe ushaka. Impamvu Yesu yavuga ati niba bishoboka iki gikombe kindenge, ngo yarebaga urupfu agiye gupfira ku musaraba, yarebaga uburyo agiye gushinyagurirwa ku musaraba. Reka mbabwire, urupfu rwo gupfira ku musaraba ngo rwari urupfu rusuzuguritse mu ngoma y'Abaroma. Yesu twabonye neza ko yari afite kamere y'umuntu, yarababaraga. Tutumva neza ko yari Imana tukavuga ati se Yesu yarababaraga. Yesu yari umuntu, inzara yaramuryaga, ndetse kandi nawe yarababaraga. Yarebaga urupfu rero agiye gupfira ku musaraba, akabona nawe rumuteye ubwoba. Ku murongo wa 40 baranditse ngo, agaruka aho abigishwa bari asanga basinziriye. Abaza Petero ati, harya ntimubashije kubana amaso nanjye byibuze n'isaha imwe? Ngo igihe Yesu yari avuye gusenga yasanze babigishwa be basinziriye. Mwibuke neza ko yarababwiye ati, mubane maso nanjye. Ngo ariko igihe Yesu yari akeneye kuba muba hafi, abigishwa be barisinziriye. Ngo igihe Yesu yari avuye gusenga asanga abigishwa basinziriye, kandi Yesu yari amaze kubabwira ati, mubane maso nanjye. Muribuka neza ko nanone ibi byose byari bigiye kuba Kristo rero yababwiye mbere y'igihe. Kristo arababaza ati, se ntimushobora byibuze kubana amaso nanjye byibuze isaha imwe? Mirongo 41, mube maso musenge mutajya mu moshya, umutima ni ukunze ariko umubiri ufite intege nke. Yesu avuye gusenga asanze abigishwa be basinzira, avuga ati, Petero mubane maso nanjye, nimusenge cyane mutajya mu moshya. Arababwira ati, nanone umutima urakunze ariko umubiri uranze, kuko yari afite intege nke za muntu. Ngo yongera kugenda ubwa kabiri arasenga ati, data niba bidashoboka ko iki gikombe kindenga, ngo kereka nkinywereyeho, ibyo ushaka aba ari byo biba. Yongera kugaruka asanga basinzire nanone, kuko amaso yabo yari aremereye. Imana ni nziza. Hari igihe dutekereza amagambo tukumva aroroshye cyane. Mwakwibaza ati, mutise mbese ni iki cyatumaga ubundi Yesu agira umubabaro? Muzasoma amagambo ari mu bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi avuga ati, icyatumaga Yesu agira umubabaro ni uko yabonaga urupfu agiye gupfira ku musaraba, azira ibyaha byanjye nawe. Ngo ibi byaha byacu nibyo byamuremereraga umutima. Namwe nimutekereze ibyaha by'abatuye isi byose, ngo Imana yarabirunze bimushyiraho. Kristo yagombaga kwikorera ibyaha byose by'abari mu isi kugira ngo acungure umuntu. Ikindi kandi nanone muribuka neza ko Imana yanga icyaha. Ni ukuvuga ngo umubabaro wose wari ugiye kugera kuri Kristo ni urwango Imana yanga icyaha, atari uko Imana yari yatereranye Yesu.
Icyatumaga rero Kristo ababara ni uko yabonaga uyu muntu agiye gucungura nyuma y'urupfu rwe, n'ubundi nyuma umuntu atazemera kwakira Kristo, umuntu atazemera agakiza, ibyo ngibyo bikamuca intege. Yabonaga igikombe agiye kunyweraho, ariko akabona nyuma yaho abantu bazakomeza kwibera mu byaha. Ariko ndagira ngo mbabwire neza ko nubwo iyaba ari umuntu umwe ari kuba atuye ku isi, Kristo ari kuza akamucungura. Ku murongo wa 44 baranditse ngo arongera abasigaho, aragenda asenga ubwa gatatu, avuga amagambo amwe n'aya mbere, maze agarukaho abigishwa bari, arababwira ati musinzire noneho muruhuke, dore igihe cyenda gusohora, umwana w'umuntu agambanirwe mu maboko y'abanyabyaha. Nimubyuke tugende, dore ingenzi ari hafi. Ese Kristo yongeye kugaruka ababwiye ati ngaho noneho nimusinzire, uribwira ko noneho babonye ibitotsi? Ntabwo bari gushobora kubona ibitotsi. Mu yandi magambo, nk'uko baje gukanguka imburagihe, nk'uko ibitotsi byabo batabibonye, bakangutse imburagihe, nyamara igihe Kristo yari abakeneye batarigeze baba maso byibuze ngo basengane nawe, niko n'abantu b'iki gihe nanone bazakanguka imburagihe. Uyu munsi wa none, ejo bundi nibwo twarebeye amagambo avuga ati kuba maso, nimube maso tudatungurwa. Ndagira ngo bamenyeshe ko igihe cyo gukanguka ari iki ngiki, ngo ariko hari igihe abantu bazakanguka imburagihe. Igihe ijambo ry'Imana ryatambukaga bababwira ati mukore iki mwiyezere, bakabica amazi, ngo igihe kizagera bakanguke, nyamara bazisanga igihe cyararangiye. Yesu arababwira ati nimubyuke tugende, dore uw'ingenzi ari hafi. Kristo uyu mubabaro yagiraga ni ibyaha byanjye nawe byamuremeraga umutima. Nk'uko tubizi neza, Kristo ntiyigeze acumura, ntiyigeze akora icyaha, ariko yikoreye ibyaha by'abari mu isi kugira ngo njye nawe tubone agakiza. Turi kwigana amagambo avuga ati ni kubera iki utamukunda? Kristo yasize byose ari njye nawe ashaka. Uyu mubabaro Kristo yari agiye kugira ku musaraba kwari kugira ngo njye nawe ducungurwe tubone agakiza. Ariko ikibabaje ku munsi wa none ni uko amaraso ya Yesu tutajya tuyaha agaciro. Reka mbabwire, niba Kristo yarapfiriye ku musaraba, ukanga ukinangira, ukanga kwakira Kristo nk'umukiza wawe, menya neza ko at the end aya maraso akuri ku mutwe. Aya maraso ya Yesu Kristo ari ku mutwe. Iyo dusomye amagambo ari muri Yesaya igice cya 53, Yesaya igice cya 53, na n'ubundi barakomeza batwereka iby'urupfu rw'umugaragu w'Uwiteka, aho bavuze bati, turahera ku murongo wa 3, umuhanuzi Yesaya arandika ati yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Ese abantu baramwangaga, yigeze akora icyaha? Oya rwose. Ikibabaje ni uko abamwangaga ari we yaraje gupfira. Ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebwe twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Abantu batekereje neza ati, murabyibuka no ku musaraba abantu bavuga ati ngaho ikize natwe dukize. Abantu batekerezaga ko yahetamishijwe n'imibabaro, ndetse ko yakubiswe n'Imana. Mu by'ukuri
ari imibabaro yacu iyi Kristo yishyizeho, ari nayo yamuremereraga umutima, ngo nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Ku murongo wa 6, twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Yararenganye ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, niko atabumbuye akanwa ke. Guhemurwa no gucirwaho iteka nibyo byamukujeho. Mu b'igihe cye ninde witaye kuko yakuwe mu isi y'abazima, akaba yarakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe? Bategetse kambarwa n'abanyabyaha, yari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe, nubwo atagiraga urugomo, kandi ntagire uburyarya mu kanwa ke. Ngo ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje. Ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha. Azabona ishyano, azabona urubyaro, azarama ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa neza n'ukuboko kwe. Aya ni amagambo Yesaya yanditse mbere y'uko Yesu aza mu isi. Urupfu rwa Yesu Yesaya yari yararuhishuriwe n'Uwiteka ko umugaragu wayo azaza akikorera imitwaro y'abari mu isi. Ngaho intama, twebwe twari tumeze nk'intama zitatanye, ngo ariko Imana ikagenda igakusanya ibyaha byacu byose ikabyikoreza Kristo. Ngo ariko ikibabaje ni uko abantu bamutekereje nk'uwanzwe n'Imana, nk'uwahitamishijwe n'imitwaro. Aya masaha ndagira ngo nje nawe twemere Kristo yinjire mu bugingo bwacu. Ngo aya maraso Kristo yameneye ku musaraba atweze tuyiyuhagiremo. Ngo ubwo Kristo agiye kuza tuzishimire kumusanganira. Umuntu wese uzizera amaraso ya Yesu Kristo yatanze ku musaraba azakizwa, ndetse azabona ubugingo buhoraho. Ngo ariko umuntu wese uzakerensa aya maraso, at the end azamubazwa. Reka muri aya masaha njye nawe twisuzume. Reka muri aya masaha njye nawe tubone ko nta gihe gisigaye ngo Kristo ave ku ntebe y'imbabazi. Ndetse kandi tumenye neza ko umunsi Kristo yavuye ku ntebe y'imbabazi, imbabazi ku banyabyaha bizaba zirangiye. Njye nawe turarikirwa kugira ngo aya maraso ya Yesu Kristo yameneye ku musaraba tuyaha agaciro. Ndetse ngo ubwo tumaze kumva imibabaro yose yaciyemo, ubwo Kristo yirengagije icyubahiro yahabwaga n'abamarayika, akaza mu isi kugira ngo aducungure, aya maraso njye nawe tuyaha agaciro. Ngo kandi Kristo azanezezwa no kubona urubyaro rwe rwakije kubera umubabaro yagiriye i Karuvari. Mbifurije kuzabona ibyiza byo mu ijuru. Mbifurije mwese ko ibyiza byo mu ijuru Kristo yaduteguriye twazabirya. Nibyo mbasabiye nanjye nisabira mu izina rya Yesu.